sinigeze nyina ko nkukunda dore ndi negifite gahunda nubwo bashaka kukurya butunda to give them chase ngo bamfate kunda bahubagire nibasiko ni wanyu nahigereye wowe bihorere kutoma turi chip bamenye kuri nyampinga nakati rap ziri chip nubwo mbona abaparika amajipe bashaka ibyalo mpe bakajya live to give them chase ngo bafate kunda bahuba avuga bose mbashira ibyapa mu gucagaza migira ipinda mu kuyiringa shakira kampa ku big deal muri game kuri mayindi iyoboye game usaba kuyihiringa tukava amaraso ndikucyuya turakora kikaturinga tukagigiza niya duhanze batubona mu biri hanze kandi ibyo dukubira dutunze bro of course was popping baba nguvuga ubuteka tukubira nibyo biduhesha bidusaba kwihiringa tukava amaraso ndetse n'icyuya sirakora kikaturinga tukagigiza niya duhanze batubona mu biri hanze kandi ibyo dukora biradutunze uravuga ndakumenya itara ibyo nkora bibatera guhaba Kigali nazamuye itara home kumvukirana bisaba tara ndakora amanywa nijoro ndimo ndagigiza chaka ibishuru ndakora izi vibe ndashona si chaka izo manyizi hora zimora ndashika dola hola baba fataguri marayikunze cyane iyo nabonye ke munezeza kwajeye ibyo bintu birashaje kuba heartless boy ndabihazeye imwangizaga playboy Everybody fucking forget it arimbanije ubu ndashaka chipga wanyemeza fresh nkumva nacyo ntamuha ngaho mwumve besties abo bazuzu muratama kavesti turankubwo bubyeri ngaho mumfashe please ndebe ko namubona I need a girlfriend uzanyigisha la mwibagirwa abayetse I need a girlfriend I never done before nyeneye kumvuko bimera I need a girl I need a girl I need a kind of a girlfriend I need a girl I need a girl I need a kind of a girlfriend wabimeneye amaraso wabizanya mwagahinda ubundi cyumvisha ushoye tumenya ko ari official nose ko numvuzanya mwagahinda wari kuzamuna imibabaro wagiriye kuri iyi mihanda bro ntago ari imibabaro man ntago ari imibabaro kuko bro ni ibintu oya man wiseka bro biri serious bro ni ibintu byivugira man binababaje binababaje kubona ariko n'ubundi bisanzwe mari no mihanda dwakavumbika karaturenze of course tugita n'iki mu Rwanda kubona ikintu bita management cyangwa kubona umuntu wita ku bihangaro byawe cyangwa umuntu wita ku bintu cyagafasha talent yawe ni ibintu biba bigoranye cyane biba bigoye kubona rero mwayishize hamwe as team cyangwa se nka management nubwo tutaramenya category ya management ahagazemo kuko management ziba ziri mu byiciro bibiri hari management ibita kurusha amafaranga ibikurikirana ahubwo ibikorwa wagezeho hari kumena mikofi niki mena mikofi ahubwo ngo ari mu category ntabwo ari babakire bagose niko kigaye n'imbaraga zacu sibyo ubushobozi bwacu yego man tubasha gukora ikintu cyiza mu bushobozi bwacu buke man twagaragaje ubushake twagaragaje nyine imbaraga twagaragaje ibintu byinshi bro that's why rero man ibintu nyine dukwiye amafaranga yanyu of course dukwiye amafaranga yanyu kubera ko twabahaye ibintu bizima kabisa ahubwo ni mudufashe kabisa natwe nyine ndege nyine neza zikatubabaza buriya kenshi na kenshi buriya niyo mpamvu kenshi na kenshi bajya bumva kenshi zirimo agahinda kacu sibyo cyangwa se nabyo bihe byiza twagiriye mu rukundo nyine ntabwo byo zose ziba ari iz'agahinda biradutunze bro of course was popping the green ati ibyo dukora biradutunze of course ibyo dukora biradutunze ntavuga ubuteka tukubira nibyo biduhesha bidusaba kwihiringa tukava amaraso ndetse n'icyuya sirakora kikaturinga tukagigiza niya duhanze batubona mu biri hanze kandi ibyo dukora biradutunze
And yo, what's popping Kigali, what's popping Rwanda, what's popping East, West, South and North. Reka nizere ko mwese mumeze neza mudukurikiye kuri microphone ndetse na camera za Mala TV. Reka nizere ko mumeze neza rero murabizi neza ko iyo ngeze kuri microphone aba ari cyo gihe cyiza cyo kugira ngo mbahereze ibintu bigezwe biri gutrendinga muri mu myidagaduro, sport ndetse na politique. By'umwihariko rero twari tumaze igihe kinini turi mu bihe bikomeye byo kwibuka abacu bazize genocide mu 1994, but cyumweru cyo kwibuka ndakeka twaba tugisoje. That's why narimba tumiriye bamwe mu bantu bafite impano cyangwa bamwe mu bantu bari bose kutwibwira kugira ngo tumenye cyane, kugira ngo dukomeze dushimishe bamwe mukomeza muko subscribe ndetse nabashije kuzikora. Muri uwo mwanya rero murabona mbere ya microphone za nicaye n'abasore bafunzemo bako, bafunzemo wane bameze fresh. That's why tugiye kuganira kugira ngo tuganire byinshi bakora byinshi, mugomba kubamenyaho byinshi mukeneye kugira ngo ubumenye bakora buri munsi bari buze kubibwirira. So mbere yuko rero tuganira ibintu byinshi, reka mwibutsanze kandi subscribe, share na comment kugira ngo buri munsi ibintu nk'ibi ngibi byiza nibizajye bigucika. So mbere yuko tuganira reka mbanze ndibarize umusani kona hano uri kundeba ukuntu wambaye imyenda black yaje yajyanishije sinzi bro, hari ahantu wambariye uyu munsi yarabonaga wihariye ijambo buriya nonaga wihariye ijambo byatari uko numvaga muri kurya umwaba wakuriye umwari wandiye kandi nanjye bano batora Rwanda n'abari nyuma y'igihugu numvaga nanjye ukeneye kubatama uko bamenye nyine. Yego. So buriya rero ntabwo bizi man, ntabwo bizi buriya ushaka no kuvuga n'icyo bikakurambira ukanasinzira ukongera ukabyuka ukajya wavuga intro yo ntabwo nayikunda uraza kuyumva ntabwo ari njye bayikunda man. Kuri microphone zacu cyangwa kuri kamera rero abanyarwanda bari kubabona, abanyarwanda badukurikiye ni ibintu byiza cyane kandi barabizi ko iyo tugiye kuzana abantu tugiye kuganira nabo bari ikigiye cyo kugira ngo dukore icyo bita gutwika umujyi fire boom. Abangwe murabona bafite vibe nyinshi. Mbere yuko dutangira cyangwa babona bamenye ndajya mu banze mu bibwira bamenye abo muri bo bamenye icyo mukora, bamenye muje muhagarariye iki, tugiye kuganira ku biki kugira ngo ibintu bigende byagenda fresh. Ndahera kuri wowe rero wambaye black nubwo ntakuzi ari ubwa mbere duhuye, urabanza bibwira abanyarwanda, tujye kuri wambaye umupira wa red kugira ngo ibintu bikomeze bigende fresh. Ibyo ni na fresh uko urabona nakunda gukora ikiganiro buriya rero bataranamenye. Ubundi my name is Jaxi. Ewana burangiye n'umusani buriya kenshi na kenshi tununda kwikorera. Ewana wundi wanyu nyine tusinzi ko munananza ariko burangiye nkunda kuririmba injyana ya Afrobeat. Kenshi na no gusanga muno nazizi gusa usibye ko mutari muzika nanjye tu. Ko nakunda gukora boro. Bakwiye kutumenya man, bakwiye kutumenya kuko dufite ibikorwa kandi bizima. Bakwiye kutumenya rero tu. Jaxi muramwumva. Jaxi rero ngo no muhanzi no musani numwe mu bakora mu njyana imaze kwigarurwa na bench ku mpande zitandukanye z'isi bita Afrobeat. Sinzi niba bamwe mudukurikiye mubizi ariko muraza kubyandika muri comment kandi abizi ko abantu mudukurikiye muri abasirim of course. Jaxi we twamumenye yamaze kutwibwira ariko turaza kuganira ku buzima bwe, turaza kuganira kuri career ye y'umuziki cyangwa ku rugendo rwa muziki. Ariko ku ruhande rwe ndahabona undi musore umeze fresh, ugaragara fresh urubyiruko wambaye umupira wa red, nawe yatwibwira kugira ngo dukomeze twese tuziranye. Man, murakoze cyane. Kibanyita JP the Green. Yego. JP the Green ikintu cyonyine nzwiho cyiza cyane kurusha ibindi gukora amashusho meza, video, amafoto nyine ameze fresh, ama logos. Ngewe ikintu cyerekeye n'icyo bita ishusho, niwumva ishusho utekereza The Green. Of course my brother. Man, ibintu nkunda byamvunye wane ko wabimeneye amaraso. Ubizanya mwagahinda. Ubundi cyumva ishusho itumenya ko ari official. Nose ko numvuzanya mwagahinda wari kuzamo n'imibabaro wagiriye kuri iyi mihanda. Bro ntago ari imibabaro man, ntago ari imibabaro kuko bro ni ibintu oya man wiseka bro biri serious bro. Ni ibintu byivugira man. Binababaje. Binababaje kubona. Subize se. Hako n'undi bisanzwe man no mihanda dukavumika karaturenze. Of course. Gita niki no rero muri rusange
none se mvuge ko waje mu cyimbo cy'umuntu ukorera ibihangano Jax cyangwa waje ari indi brand uhagarariye muri rusange? Murabakoze cyane njyewe njyewe naje nyine nk'umuntu ureberera ibihangano bya Jax kuko njyewe ubwo nabyita nyine ndi ikiraro nyine tu ndi ikiraro koze njyewe man nziranye n'abantu nyine benshi nyine nahuza kabisa n'umutipe abantu bakamugirira umumaro nyine wadaje tu Of course kuko man nyine shaman fit connection kabisa connection yoho irahabaye muri make. Ukimara kuvuga iryo jambo mise mvuga kugushyira muri category ya management cyangwa manager. Waba uri manager muri make ubwo umanaging ibihangano bye buriya rero nuko twabyita nuko ko biri po confidentially aba yakopfira nuko twabyita ako kana urumva ko katizewe uyu mungu aba yakomfirije sibyo. Of course muri promotion zanjye zose man ni brand nyine tu umungu twabure street nyine kandi yaranamfashije tumwe yagiye amfasha tumwe n'utundi man yandwaye nyine mu buryo bushoboka bwose. Of course that's why mama kiri kumwe nawe tacyari kumwe. Of course man ikintu cya mbere nabwira abanyarwanda man batwitege kabisa umuhungu wanyu arahari Jax man bafite imizigo ikiri mu gikoni uyu mundi ngiye kubatamo ni gahunda mu gikoni ya dance kabisa nazabarambye uko nubundi bitavayibura no tuntu twanjye kandi ndabizi ngewe ndabikunze cyane kuko mwese ndacyabona muracyari urubyiruko buriya mu Rwanda kubona ikintu bita management cyangwa kubona umuntu wita ku bihangano byawe cyangwa umuntu wita ku bintu cyangwa agafasha talent yawe ni ibintu biba bigoranye cyane biba bigoye kubona rero mwayishyize hamwe as team cyangwa se nka management. Nubwo tutaramenya category ya management ahagazemo kuko management ziba ziri mu byiciro bibiri, hari management ibita kurusha amafaranga ibikurikirana ahubwo ibikorwa wagezeho hari kumena mikofi niki mena mikofi ahubwo ngo ari muri category ntabwo ari babakire bagose niko kigaye uyu nguyu ni homi yanjye nyine uwumve ngubura n'abantu bakunze sinzi abantu bakunze shut up nye barabiza abantu bayimenye uraza kutunyurizaho ako nagaseke ngipfundikiye wikampfundurira akubukimo umve biracyari ibanga agaseke n'uvuga muri kunjya urakuryo kuba bari ni nkubita utuntu tw'utuzi kugira ngo uhore nawe abanyarwanda babonye wagwana nyine ngiye kintu nimbajije kukubaza mbere yuko twinjira muri career ya no kujya mbere yuko twinjira akapela ibintu byinshi icyo nashaka kukubaza mu Rwanda dufite management bona ziri unserious ubwo ndabaza manager waje hagare brand ya manager mu Rwanda dufite management nge nakita ziri unserious tukagira n'izindi management ziri serious cyangwa se zikora ibintu byayo as professionally. Twabonye abahanzi bench barimo ba Neo Bosco, twabonye abahanzi bench barimo ba Okama bajya muri Afronation cyangwa management nyuma y'iminsi mike yataragaragaza n'ibikorwa bya dance akabavuye ngo yari eliminye ngiye ikintu maze nka manager cyangwa se nkaho urebera ibihangano bya Jax ubundi management mwebwe yanyu cyangwa se mwebwe muri ku ruhande urebera ibihangano bya Jax ubundi ni iki mwize gituma noneho management yayo cyangwa se iyo team yanyu itazajegajega? Nta kintu cyatumijegajega uko n'ubundi twebwe turapeti nyine bakure street nyine ubundi ikintu twebwe ikintu cyambere dukora twishakira kofi mana muri hijya yani bya management mwize mwisubiza ndio nshaka kujya manager binganiriza fresh. Murakoze cyane kuma ijambo man nyine ikintu navuga cya danger man njyewe ndeberera Jax bitaruko mukurikiye amafaranga ya danje ahubwo ndebera Jax ari uko nyine mbona ko afite impano kandi ikwiye nyine gushyika ku banyarwanda man nyine njyewe ndebera Jax sibyo man bitaruko ari inshuti yanjye ahubwo ari uko Jax nakunze nyine impano yiwe nk'undi binakora ndavuga ati ibi bintu nashyiramo iki kuboko kwanjye. That's why rero nyine man nyine ngomba gukora uko nshoboye kose Jax
nkagira aho namuvana ndetse naho namugeza biturutse muri njyewe urukundo nyine nkunda ibihangano bye utuntu nyine n'utungutwo kabisa. Of course, that is a beautiful thing. Ni ikintu cyiza kuko ntago dukunda kwibona cyane urubyiruko rwishize hamwe, ntago dukunda kwibona cyane abantu bari mu kigero cyanyu bishize hamwe bagakora team irimo management, team irimo umuhanzi kandi bafite urukundo rumeze gutyo. aba management benshi tuzi, aba promoter tuzi benshi baba bakora iki kintu bita ikofi. Iyo ba appreciate impano yawe baba bavuga yuko nyine ari cyangiye cyo kugira ngo babyaze umusaruro icyo gihangano cyawe cyangwa se umusaruro ibyo bintu ukora. Jackson, ku ruhande rwawe rero management yawe cyangwa se manager ubundi ubona ibyo nayo kutubwira ni ukuri cyangwa iyo mugeze mu gikona ukuntu abihindura ukabona byaranze? Uyu ni umuhungu ko byanga byakuno natunabura yagenda mfasha nyine tu abagutama igihe cyose mukeneye nyine tu nk'umuhungu nyine ubufasha bwiwe tuwaraboneka kandi tugiye gukora ikintu kizima ikindi kizadusupportinga nyine nanone apana kabisa. Kombo ya mukonje kandi aribwo tugiye gutangira show. Nagukoja bro, nagukoja araje ahubwo nyine man ikintu nyine banza wumve wowe ibintu banza ubijyane gake slow motion banza wumve ikintu cyadanje man umuco twatojwe sibyo no kubanza nza nyine kwivuga nyine mbere na mbere no kwivuga. Wow bro abanyarwanda niba nizeye ko kabisa mwatumenye ibintu ari fresh kabisa sibyo? Of course mbere yuko rero nanjye abanyarwanda bakonfaminga neza abahanzi twicare mbere yuko nanjye da pharmacy nk'umuntu uri kubaganiza nkonfaminga neza abantu twicanye ko ari aba artiste mfite ikintu cyadanje nkeneye kugira ngo kibinyemeze ikintu bita acapella cyangwa se ikintu bita kugaragaza neza ko ufite impano biri seriously. I'm ijambo no kuvuga ngo njyewe nyine nubwo nkora video nubwo nyine nkora utundi tuntu ariko ari ikintu nabayishe man nyine njyewe ndi artiste tu ndi umuhanzi. Nawe uri umuhanzi se? Ako mu bikoni babanzi baba batashaka kwigaragaza. Nyine ati yanjye nyine bro nk'umuhanzi imiziki yanjye navuga ko akenshi imiziki nikora nishimisha tu nyine nishimisha abakire niko mumera buriya Jax avuga ati umunsi hatobotse cyangwa akajya ahantu gatobokera umuziki nzawukora bwo gafungo kajye kanyishura inzu kejera kajye kanyishurira dripping nge nca kwa heba nyambike ariko urumva kwa ko mufite umufungo yema muvuga ati muziki rwose no kwishimisha. Jax rero before yuko dukomeza tuganira n'abadukurikirana kuri Mara Media TV nkeneye yuko banzwa bya kapera sindi nacobura nimba umuziki wanjye uzabafata ariko bura abanyarwanda ariko byanga byakora mwebwe nindamuka mbatayemo mukumva n'iki kiri kubafata na muri comment nimuzabure kubishyiramo twe dufite reka mbabwize ukuri bro nakunganiraho gato sibyo man twebwe n'imbaraga zacu sibyo ubushobozi bwacu yego man tubasha gukora ikintu cyiza mu bushobozi bwacu buke man bro dufite ibintu twakoze man kandi ibintu man bya appreciating n'abantu benshi urumva kandi nyine ibintu nawe wareba ukatuvuga ati ibintu ni really ngewe of course bro na mpamvu nyine yo kuvuga ngo ibi nibi kuko nibidakunda ibintu man twagaragaje ubushake twagaragaje nyine imbaraga twagaragaje ibintu byinshi bro that's why rero man ibintu nyine dukwiye amafaranga yanyu of course dukwiye amafaranga yanyu kubera ko twabahaye ibintu bizima kabisa ahubwo ni mudufashe kabisa natwe nyine
ubu rero twinjiye mu mwanya mwiza nari ntegereje umwanya mwiza nari maze umwanya ntegereje n'abantu bari bankurikiye kuri microphone cyangwa se bari bakurikiye imbere ya kamera zacu ndetse na microphone zacu bari bategereje umwanya wa capella kugira ngo dukonfaminge neza ko Imana ihari nkuko manager wawe yabitubwiye JP the Green nkuko yabitubwiye akora video of course ariko avuga ko na music isanyura ako before yuko tujya kuri manager ndagira ngo we nk'umuhanzi wazo dukubite capella live ibese fresh kuko ngewe reka nkubwire ndibuze gukora Fire iki tubuze gukora song yawe tuza gufata link to pinning muri comment tuza gufata link to pinning muri bio abantu badukurikiye nibabona nyine ufite impano cyangwa talent yabakomye baze kumbora bakade kuri iyo link bamwita Jax baza kuyibona so before yuko rero dukomeza tuganira ibintu byinshi ndagira ngo mbere na mbere banze udukubite capella nimba ari ndimba byira ufite nimba ari eshatu waza udukubita capella fresh shangiye burasureba se ifite indirimbo nyinshi cyane ko ama lyrics mfite muri ya ni menshi byataye yego ariko ngewe kamanze mbatume na muzo nakoze zasohotse nimuramuka muri tuze kuzipininga nimuramuka muzikunze uzabati Jackson no we komeza uzutemo no wundi turafata ni yego okay ngiye guhera ku ngoma yanjye bita shut up ko buri yamaze kugira ingoma seninga zinga era zimaze gusohoka bura ni ingoma eshatu incyashye yo nyine incyashye bayita Linda okay nari wora hitamo nyine mu ndirimbo zawe indirimbo igukoma cyangwa indirimbo mva uri bugamo fresh cyangwa niyo waziturimbira zose hano tuba dufite umwanya duharira abahanzi ntago tulimita wewe ugiye kudukwita capella of course ku ndirimbo yawe you are free kabisa bikanze mbatemo nyine twazi wish okay ngiye kubatuma rero bayita shut up n'ubu ngiye kuyitangira sibyo Kosi nigeze nyina ko nkukunda dore ndi negifite gahunda nubwo bashaka kukurya butunda to give them chase ngo bamfate kunda baho bagire nibaskoni wanyu nahigereye wowe bihorere kutoma turi chip bamenye kuri nyampinga nakati ziravuze chip nubwo mbona baparika amajip bashaka ibyalo mpe bakajya live to give them chase ngo bafate kunda baho bagire nibaskoni wanyu nahigereye wowe bihorere kudutoma turi chip bamenye kuri nyampinga let's go kati ziravye chiga ngo mbona baparika amaship of course man afro pitch nagerageza nyine for lady Mungu nabari kare before fall cyangwa mbere y'ibindi byose reka baze ngushimire lyrics numvishe ziri mu butumwa bwiza lyrics twumvishe ngiye mbashije kumva na analyzing ya y'umuntu turi kumwe live ni lyrics zagaze fresh ni lyrics zifite ubutumwa ahubwo bamwe mu batureba cy'abareba ibiganiro byacu nabo baraza kwandika in comment so uradukwita capella ku ndirimbo imwe cyangwa hari izindi dufite kuduseke kamumba kubite nindi dukubite nk'ebyiri byibuze kujya ku kiganiro tugikomeza abantu bamaze gusobanukirwa fresh hari bikamaze mbateme bita girlfriend okay here we go muranteta cyane iyo nabonye ke munezeza kwajeye ibyo bintu birashaje kuba heartless boy ndabihazeye imwangizaga playboy Everybody fucking forget irarimbanije ubu ndashaka chipga wanyemeza fresh nkumva ntacyo ntamuha ngaho mwumve besties abo bazuzu muratama kavesti turankubwo bubyeri ngaho mumfashe please ndebe ko namubona I need a girlfriend uzangishala mwibagirwa abayetse I need a girlfriend I never done before nyeneye kumvuko bimera I need a girl I need a girl I need a kind of a girlfriend I need a girl I need a girl I need a kind of a girlfriend oh why I say no iyo ndirimbo for lady iyo ndirimbo nanjye ndayizo numva ko abantu bari badukurikiye mwumvishemo backings and for lady indirimbo nanjye ni indirimbo yankomye ni indirimbo numvishe lyrics muri ubundi abahanzi benshi cyangwa se indirimbo turi kubona muri no minsi ni indirimbo zigaruka cyane ku rukundo
kandi izo unyuriyemo muri make ndumva ari urukundo. Ubundi kuki abantu benshi muri cyo gihe mwandika mu rukundo? Muri akenshi na kenshi nyine urabizi urukundo nta muntu ukura ataruciyemo. Kenshi na kenshi nta muntu ukura ataruciyemo nyine. None ari igihe nyine nyura mu rukundo bya danje. Aba bebe bose bandi mwakuranye mu bwana abona n'iki bakugigije basi birarangiye. Ibyo bikaba birarangiye. None man ngiye numvishe song yawe iriya ndirimbo umve yari indirimbo nanjye yari nzi neza numvaga cyane mu by'ukuri. That's why abadukurikiye kuri Mala Media TV mwumvishe ko nagembe ingerageza ku bakinga kuko ni indirimbo nari sanzwe ni indirimbo nanjye numvishe numva lyrics zayo ziragira ubutumwa zivana hano zikajya n'ahandi zibugeza. So ubundi rero abahanzi benshi cyangwa se abahanzi benshi b'abanyarwanda muririmba cyane mugaruka ku rukundo. Ubundi iriya ndirimbo girlfriend cyangwa se shut up story behind zayo ubundi ni indirimbo wanditse ugendeye ku ki? Ni indirimbo wanditse zifite story imeze gute? Bimeze gute ubundi muri rusange? Burariro nk'ibintu bisanzwe buriya kenshi cyane nk'abantu babarara n'ubundi natwe unagura n'indege nyine neza zikatubabaza buriya kenshi na kenshi buriya niyo mpamvu kenshi na kenshi bajya mumva kenshi zirimo agahinda kacu sibyo cyangwa se nabyo bibe byiza twagiriye mu rukundo nyine ntabwo byo zose ziba ari iz'agahinda. Nose muri za ndirimbo zombi hari indirimbo iri true story kuri weho? Indirimbo true story nyine ya ndirimbo uvuga ngo iyi ndirimbo nanjye nayihimbye mfite agahinda cyangwa se wowe wandika nyine ugira ngo utambutse message ku bantu bawe n'ibyo bibazo? Buriya indirimbo true story nyine ni indirimbo bita girlfriend. Ni true story ariko noneho shut up yo noneho none kugira itambutse ku bandi bantu nyine n'iki byakunda byanga byakunda nyine man ubuzima burahura bivuze ngo story yawe ifite n'abandi ibihuriyeho nabo. So abantu bose ndabizi reka nkuko rero twatangiye mutwibwira The Green umwe muri manager wawe cyangwa se umuntu uhireberera ibihangano byawe yambwiye yuko nawe rimwe na rimwe nubwo umuziki atawukora cyane cyangwa se atawukora nk'umwuga rimwe na rimwe akora music kugira ngo yishimishe. So The Green weho hari akapera waduteguriye cyangwa akantu ukeneye kudutamo? Ntabwo kabura bro. Uyu mungu ari ngoma yiwe nzi nawe yarangomye. Ntabwo kabura ngoma yenzi yankomye. Man tamo ubuze nyigute kaba bavuga bose mbashira ibyapa mu gucagaza migira ipinda mu kuyiringa shakira kampa ku big deal muri game kuri mayindi iyoboye game kugatigito mbanirukanga kubure shakubukanda singo kuvuga ubuteshwe jigibyo dukora nibyo biduhesha bidusaba kuyihiringa tukava amaraso ndikucyuya turakora kikaturinga tukagigiza niya duhanze batubona mu biri hanze kandi ibyo dukubira dutunze bro. Of course was popping. The Green ati ibyo dukora biradutunze. Of course ibyo dukora biradutunze. Deka man ni mu makanya wagatumani uzi kintu cya danje bro navuga man abantu nyine batubona ibintu byinshi man batubonamo nyine abantu nyine baguswe baraho babyuse bake muri bariko naga ari bose sibyo ariko man ibyo dukora bidufitiye akamaro man bidufitiye akamaro kandi bro ibyo dukora biradutunze. Sinza gusaba iwanyu bro icyo nicyo cyambere sindaza gusaba iwanyu man ninahazi uzanyirukana kuko bro ko byegereje umutima ibyo nkora biranunze man ni biranunze anje kano ka boro kuno muniga ngosinga hajya murengo singo nguvuga ubuteshwe tukora nibyo biduhesha bidusaba kwihiringa tukava amaraso ndetse n'icyuya sigakora kikaturinga tukagigiza niya duhanze batubona mu biri hanze kandi ibyo dukora biradutunze uravuga ndakumenya itara ibyo nkora bibatera guhaba Kigali nazamuye itara home kumvukirana bisaba tara ndakora amanywa na nijoro ndimo ndagigiza chaka ibishimo ndakora izi vibe ndashona sinchaka izo manyizi hora zimora ndashika dola hola baba fata guri
murayikunze murayikunze tipe man birenze kuba umuvandimwe kuba ishumi yanjye birenze nyine harya waramwe ngo umuntu mwayikoranye na mukajyanike we kuba umuntu bro ndeberera ahubwo nyuma y'ibyo ngibyo man ni umufana wanjye wumve ko urumva ingoma zanjye abazizi nyine abazizi fresh n'ingoma zanjye tu of course uko bigaragara rero music nyarwanda imaze gutera imbere music nyarwanda imaze kwambuka border yarenze u Rwanda yagize hanze ndetse no mu mahanga nk'aba artiste cyangwa se nk'abahanzi muri rusange ni igihe mpamvu mubona impano nk'amwe mufite zicaye kandi zimeze neza zagaze neza zizashobora kuba zaba basti cyangwa se turike zigere hanze iyo mpamvu urayizi ntabwo zirabasha uburyo kiza boostinga nyine tu urabona nyine harabura igihe uko ndabizi ntabwo nakora imwe ntagira undi muntu wiyongeraho ngo ayumve tatubura igihe nimba promotion iba ari ibisazi ariko ndabizi ni time bizakunda kandi God within me bro amusiro gatera sibyo ni ukuvuga ngo sibyo man ibintu dukora suko bitari bibi kandi suko abafite ibyo bakora aka kanya man hari abantu nyine basohora imizigo tu man wumva iri hasi yacu ariko ugasanga baratumbagiye man yego rero that's why twebwe man nyine dukora cyane ibintu byiza kurusha ibyo abandi batumbagiye sibyo man tukakora uko dushoboye kuko igihe cyacu nikiragira ariko nikigera natwe time is not now bizivugira ibintu bizivugira oya nta n'ibidanje igihe kizaduha ubundi bajya bavuga ngo ubundi ujye uhora uri nk'umusirikare ku rugamba uri witegura gukora umwitozo kugira ngo amahirwe igihe yaziye uzabashe kuyakakira so ngewe rero amaragenga bizagukundira kuko ngewe iyo nganira n'aba artiste cyane bambwira ko ibintu bya promotion bigorana ibintu bya promotion bigora kandi dufite medias mu Rwanda nyinshi dufite ama channels menshi ashobora gushimira umuhanzi akamugira umuntu uri big none se muri approaching bikanga cyangwa se nta namwe mwabayiterera iyo ngiyo hari amwe approaching bakabangira cyangwa umuntu agerageza kenshi cyane buriya nta muntu ubye byanga atagerageje buriya turagerageza mu buryo bwose dushoboye ariko buriya nubwo byanga bigigiye ariko ndabizi nubwo byagigira ntabwo byabura kugera ku bantu barenze 5 ubwo ndi kuvuga bakeya nyine tu zise bro man ngiye ikintu cya mbere navuga man kejeri abantu bose bagezeyo man abanyamakuru bagezeyo tu man bro bakurikiye ifungo ryonyine man ku buryo bashobora kwirengagiza umuntu ufite impano wa muntu nyine ufite igikorwa kizima ariko udafite amafaranga man bagafata wa muntu ufite man ingoma zabibyuse tu nyine nuko nabyita man nyine za ngoma man ziri hasi cyane uwo muntu akaba ufite bakamuhereza man bakamuha intebe ariko intebe bakayima wa muntu ufite man ibintu bizima man byanagirira agaciro ku banyarwanda benshi man baka none se njyewe buriya nabonye hari abantu bazamuka batumbagiye abantu bazamuka cyane nk'uwo twakita Dorimbogo Juwayeze ndetse na Isa New Boy cyangwa bamenye nk'inyogoye sorry gato kugira ngo tuganira ibintu tubishyire ku mucyo cyangwa se ibintu tuhereze n'aba artiste ishusho nziza cyangwa ishusho y'ubuhanzi turi gukora mu Rwanda mwebwe nk'abahanzi bazamuka gutyo kandi bivuga ko iyo tubonye abantu benshi bandika bavuga ngo abantu talent yabo irajegajega kandi ukamona umuntu akora indirimbo ikagira ibintu umva se nimba umuntu bari basanzwe bamuzi nyine starting new yiwe nyine babirizi kugira ngo itagafata babirizi kugira ngo no sibyo ntubona bidateye ikibazo bitazatuma none hari abantu bazaguma hasi kandi mu byukuri bakora indirimbo nziza niba babona ngo igihe kizaduha cyangwa byakuruna ngo tuzafata tumenye ibyo bintu rero iyo mbirebye buriya umaze igihe kingana gute muri music cyangwa se music si ni nk'umwaka
of course umaze umwaka muri music, umaze gusohora indirimbo ebyiri, ndakeka byari urugendo rutoroshye. Muri make ibintu muri music cyangwa mu muziki ubona bikugora cyane, uvuga ati ndihiringa ngakubita umutwe hasi, kuko ndakeka ko umufungo wa danje utaratangira kwinjira. Ni nk'ibihe bintu nyine ubona bikugora? Bora nta n'umufungo, egana n'umufungo, wose no umufungo umuntu atangiye kwinjiza, nta mufungo ore watangira kwinjira. Usibye ngibyo ndabikesha nkamwe b'abanyarwanda nyine kabisa. Nubwo mugomba kuzamfasha nyine, nimara muko mwumviza mukunze ibihangano byanjye, nanjye Jackson ndahari kugira ngo nzabibagezeho kabisa. Okay, nje rero abanyarwanda bakunda kumbwira ngo ngakeza karigura, kandi akeza iyo kagiye ku isoko karushanwa n'ibicuruzwa byinshi bihari kandi kagakompeta kakaba kanagurwa mbere ya byose. Ndizere yuko iyo ufite impano biratinda ariko bigakunda. Na niyo mpamvu ndakubwira aba artist bench ati keep working hard, keep believe God. Ibyo ukora byose buriya ibintu twese dukora bisaba hustling, yaba twebwe tukoresha abahanzi cyangwa abandi bantu batandukanye, yaba buri muntu wese ku ruhande rwe. Ikintu cyose ukora bisaba hard working, bisaba kwihangana n'umutima ukomeye. None se ubutumwa watanga ku bantu nimba umaze umwaka mu bintu, umwaka ni experience nini, experience ubona wakuye muri music ya danje, ubona nawe koko ari experience wahereza umuntu ikamwinspira ushaka kwinjira muri music utarabyinjiramo niyi? Ngiye ikintu experience nabahereza buriya nabo bazayimbwira bati Jackson we boro dutayemo zimeze gutya muri comment cyangwa se ahantu naye akatambwa ati bino bintu bimeze gutya, ati bivemo cyangwa se bigumemo, ubundi bintu bimeze gutya. Kandi usibye ko n'ubundi ngiye sinzi ko nasubira inyuma, nk'ibyo tuntu nikora ndadukunda. Uko n'ubundi bumve ngana bazandika none ngo simbikoreze, ntabwo comment nzazisoma, nayo nanazisoma nzazirengagiza. None weho isomo nyine wakuye muri music, cyangwa se nimba umaze umwaka wose utarinjiza ibice cyangwa utarabasha gukora music ngi muri make isomo watanga ku bantu bashaka kwinjira muri music, nimba umaze umwaka ukora ikintu buri munsi cyangwa every day ugispending amafaranga, kuko video iragora, audio iragora. Uzwi nabwira se wo kuhada kabisa, wumve ngo anytime byakugurira, kandi nanone navuga ko ikintu kimwe ngo nubonye bidakunze ngwite wiyerimina kora birenze no mutubona ukoze ikintu kimwe. Erega ndabizi buri genere nkora umuziki ntabwo neze mbura like nimwe, senze mbura views, kandi ibyo ngibyo no byaramotivaga buri bati Jackson none wowe komeza ukore cyane, ndabizi anytime bizakunda. Yego the cream man, kintu navugaho cyadanje sibyo. Niba uzi kugiye mu muziki man urebeye ku bandi, niba uzi kugiye mu muziki ndabisubiramo uri kurebera ku bandi man ntabwo bizaguhira, kuko umuziki man bro ni urugendo man, ni urugendo kabisa. Kandi urugendo usaba kuba witwaje man, kuba witwaje ibintu nyine byadanje sibyo. Man bro mu rugendo wakwitwaza amazi, ariko muri uru rugendo bro rw'umuziki uzitwaze kuba ukunda ibintu byawe, ndetse no kuba nyine wumva bikurimo, kuko ibyo bintu byonyine bizaguha iki ubushake. Buriya musura murumva kabisa. Rero kintu cyadanje man, ibyo bintu bikunde, kuko muri urugendo rwa music nyine ikintu utagikunze nta rukundo kabisa nta cyabaye sibyo. Kuko man duhura n'abantu baduca intege, batubwira amagambo menshi, ariko kubera ko nyine twe tubikunze man, ibyo nyine urukundo rubasha kurwanya ayo magambo yose rukayashyira hasi, bigatuma dukomeza mpaka igihe bizakundira. Kandi nanone tuba tugomba kugendana ikintu ku mutima kivuga ko Imana ibiri mu bintu byacu, kuko n'undi Imana itari mu bintu byacu muri twebwe buriya mu bushobozi dufite twahawe nta kintu kimwe twakwigezaho. Kate bukenge muragira ati
abanyamakuru b'abanyarwanda cyangwa se bamwe bafite amachannels bafite amachannel akomeye mu Rwanda ni ba bantu baba bakeneye cyane inyungu, baba bakeneye cyane kugira ngo ubanze ubaheze amafaranga cyangwa se ubahereze. Nago muri make ubutumwa nge mwambwiye cyangwa se nge nk'uwari wakurikiye mwagaragaje nuko batita cyane kuri talented cyangwa impano umuntu afite, ahubwo bita cyane ku mafaranga. Man bro, So, none se example inyogoye example ora mbinda mwibajya rya mwita Joyeze se Joyeze cyangwa ndagukunda June naho uzajya umva nyine zira talented ziri mu Rwanda ni ibikuru kandi za bastinze kuko bya taraho man ikintu cya danger wo man abanyarwanda hari ikintu tugira bro twifitemo nyine tu kandi icyo kintu byaba byiza za tukikuyemo man kuko icyo kintu nacyo cyatumarira niba umuntu akoze ikintu kinenge man uvuga ati iki kintu ntacyo mbonamo nta kintu kirimo kabisa. Rero man n'ikindi kintu navuga ku banyamakuru bro, abanyamakuru ako nge sureba ari kintu ntajya nemenya nabari abantu ni gute ujya kunenga ikintu kandi utagitekereza ngo ugikore bro. navugaga nyine ngo man nyine yaciringa man abanyamakuru nyarukuntu numva bro barakariye nyine byadanje numva nyine none se we nk'umuntu ufite ingingimira kuko man abanyamakuru mungurikiye aka kanya sibyo mureke twite ku kintu bro kizaramba, mureke twite ku kintu kizatanga umusaruro kuri society nyarwanda ndetse n'ahandi hantu sibyo. Mureke twite ku kintu cy'agaciro aricyo cyitwa impano umuntu afite. Mureke kwita ku bushobozi umuntu afite kuko man ibyo bintu ntago biramba nubwo man bro, nubwo umuntu wagira yaba afite amafaranga bro agakora hiti man byashoboka ko yakora hiti imwe bigakunda bro, yego agakora ya kabiri bigakunda, ariko naga azakora hit 3. Ukivuga icyo kintu sorry gatoya, twabonye brand nyinshi kandi zaje zikuta amahit cyane mu kijya kuri ibyo bintu njye boro nibutsa ahubwo nyine imbabare wenda ngiye kubivuga wenda hano man kuri Mala Media TV dutanga ukuri, we are here for true n'ukuri kw'Imana. Hari umpeti bamwita Kidi yarabanje dukubita indimbo bita Teta akwira ndimbo ya ngoma yese tutamo biti ndani akwira ndimbo baramwumvise arimo gushengera ngoma sinzi mpitankomye nofu. Muri make rero kugira ngo abantu batwumva baduteze n'amatwi bamenye sije turi kuganira n'ibintu turi kuganiraho, turi kuganira kuri music. Of course abangabo bana imbere y'amaso n'aba artiste, harimo abakora video, harimo abakora indirimbo cyangwa se bafite ibihangano by'indirimbo. So tugenda tubona blind, ndabaza umuhanzi ubwo tujya tubona brand nini tujya tubona brand nini kandi ziza zigakubita amahit. Nyuma y'iminsi mike izo brand zigahita zibura, zamara kubura ugasanga umuntu yariraje akubita hit ingana na million viewers. Nyuma y'iminsi mike yo kaza ugasanga ya brand twaje tubona ibisupusupu amalon, twabonye n'abandi ba artiste bench bazaga ku cyo brand, maze nyuma yaho ugasanga ntabwo bakibranding. Ubu nabiterwa n'iki mu by'ukuri? Njyewe mbamura bitewe wajya ngo biterwa na management. Njyewe ko ndabizi bari abantu kenshi na kenshi bari abantu bameze nk'ikira, ameze nk'igiheri, nukubanza bakoza bakonga kubara byatari man bro man ibi bintu tubirimo twabije bura management rero that's bura management imeze nk'igiheri. Iki ni cyiza kikakonkwa ya maraso yawe yakemura guhaga kikagenda
cyakumva none wongeye kugarura uturansa kikagaruka kigata kigushinga amamenyo kikongera kikakumwa kikakumwa cyane nza kikagenda none kibonye amaraso none cyakunsemo yandi ya mbere ya original itakiyafite kitakikujugunya niko management zazimeze buriya mu Rwanda niyo mpamvu buri izi mani boro za danje nta bantu nasinye izi mani boro naje mani nyine hari management yego bro zikora nabi akaba bro na management zikora nyine ibintu nyine byabo nyine shingano zabo nkuko bisi byo oya kujya management ryo gukora byiza njye hari ikintu nabonye bisaba ko ari ikintu nawe mwaba umaze kugeraho kugira ngo hari n'ikindi kintu baba gufatamo none se reka ngiye mbibariza akantu gato dufite management zikomeye ku mpande zitandukanye za Afrika reka rero twibanda kuko ni motherland cyangwa no ubutake tuvukaho Afrika dufite Maven Record cyangwa Don Jazzy uwo bita Don Jazzy ufite ba Rema ba Irasta n'abandi mu byukuri aba ari abantu bafite management maze nk'imyaka 5 imyaka 10 kuko nabati wa Savage bari ba Wizkid niho bava cyangwa no baturuka ni management utasanga gushwana ariko nimba ashobora kuza Kickers hakaza management bita 1K ba Amalone babagamo hakaza management tugiye tubona abahanzi banyuramo bakongera bakaravamo ubona mu Rwanda ngiye management zaho ubundi mwege muziheza rank imeze gute ese n'ubwe butuma mwazigenera muri rusange ngiye management buriya rero neza management zano mu Rwanda kuki nta musani zirambana kugeza na mu Rwaza abana babire rero niba munende kuvuga baba bameze nk'igiheri gifite amaraso mazima barakoma wakongeye kuhagaraba bakakoma bakuva amaze kumaramo burye bakakujugunya niko mbizi kandi nako nabibonye dore urugero ngewe natanga n'ingero hari apeti benshi cyane mana ari nzi bafite n'impano ntakibona kandi kenshi na kenshi uramutse basuye agenda kana kwica urugero nkande urareba nka Maroni yego Maroni kugayigo ka danje ariko banza witonde gato bavuga ko drugs cyangwa ikintu bita ikiyobyabwenge kiri mu bintu byishe career y'abanzi benshi mu Rwanda ari nayo mpamvu usanga abanzi benshi nk'abagisa kingazo cy'abandi niko bivugwa we are not sure kuko ntabwo tubasura ngo turebe buryo bimeze niko twumva bivugwa buriya ubona ko drugs ari ikintu gishobora kwica career y'umuntu icyo ngiki cyo cyayica kikanayirangizaho kuko mu maso no subira nagubona ko we ku ruhande rwa nk'umuntu mufite team cyangwa se team of management abantu bakureberera ubona buriya mu byukuri abantu badashobora kuza gutuma weho drugs cyangwa urwego rwa drug ukoresha biza kugira uruhare mu kurekurwa na management bikariyo mpamvu bituma wenda abo bahanzi batamba muri management cyangwa na management babigizemo uruhare yashangiye management babigizemo uruhare itabye iki kizanyisesha management bagizemo uruhare kuko niba umupeta gutamo brand za danje zanyize zikarya zigatrendinga niba nose drug abanywa za atari ku buryo amafaranga bamutamo yatuma gucika cyangwa se ukabamujugunya nase buriya reka ngiye nkunda kwibaza iki kintu kuko nge ni ikintu mbona cyane muri music yo mu Rwanda why ubundi tujya tubona hit yo mu Rwanda yagira ngo ni nko gufata ibishiru kabyatsa mu minota mike bakabimena amazi cyangwa se izima muvuba hit yo mu Rwanda ubundi mwege mubona biterwa nk'iki nk'abanzi kuko mwege by'umwihariko especially nk'abahanzi urasure base ikintu gituma umuntu yakakata zima vuba nuko batazi no kwihiringa abashaka kuba nk'ikibondo kandi bura nemburi nk'umuhungu n'ubundi nta nabagire n'inama bura nemburi n'umuhungu yego utwo duciye ubonye uzajya tubyaza umusaruro kuko ndabizi n'ubundi nta muntu ujyo wonka ibera igihe cyose uruhinja ruracuka yego of course turacyari kumwe na Jaxi turacyari kumwe na The Green Cat turacyari kumwe na Malamedia TV of course turaturana kugira ngo everyday tubahereza ibintu byiza kugira ngo twongere dusubire muri mode y'ikiganiro Jaxi hari indi kapila ufite kuryo ahitamwe abanyarwanda ese undurimba afrobeat gusa urimba afrobeat gusa na Juri nazo ndazigiye ko ndumva nari muri mode no so ubu ngubu nta kagoma gashashya twatwikiye ku buryo kazasohoka navuga atano agiye gushya shafita kandi bitarinda kalinda uri buduteho cyaka cyangwa bikarito kugita karirimba cyari mu bikarito kabisa nk'uko napoka batama ahubwo mwebwe muramuka mukunze za mbere ikintu mugomba mu gusabwa nyine no gukora sabu kugira ngo nyine anytime igihe cyose nakora nyine boro nyine zigeze bagiraho kugiye nyine tu bazayibonere kugiye tugana rero ku musozo w'ikiga barabure
social media za yego nibyo nagiye kubwira tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu kuko twaganiriye byinshi cyane ndagira ngo ubanze uganire n'abanyarwanda ubabwira platform zawe ndetse unabagezaho icyifuzo cyawe nk'umuhanzi nk'umu artiste cyo kugira ngo babe bakurikirana ku ruhande rwawe ndetse n'ibyo bifuza muri rusange nk'umuhanzi. Ikintu mbifuza ni support zayo nyine tu nk'icyo cyo nyine mbasabye urukundo utarimo urwango kuko twasanze n'undi urwango igihe cyose twarubeyemo nta kintu kimwe rwigezeho tugezaho twahombye abacu tugomba kubaho mu rukundo rero tugomba kandi no kwigira ku mateka ya Hasi no kwangiza n'icyunamo kabisa. Of course no se management yawe kugira ngo closing none ikiganiro twe twava kuri microphone tuganiye biri behind management urabivuga hiki the green ngiye nyine weho ubutumwa wasoza twasoza ikiganiro uhereza abanyarwanda bari badukurikiye kuri Media TV nubuhe? Murakoze cyane man ubutumwa nyine na abanyarwanda no gukunda ibintu byacu yego ariko apana nyine kugendera mu kigare nyine dukunda nyine ibintu byanyabyo nyine bigaragara ibizima sibyo rero ikintu bidusaba no gutega amatwi gusa nyine tukumva nyine tukanashishoza tukakora analyze kuko mana abanyarwanda hari abana b'abanyarwanda bafite impano kabisa impano benshi babuze uburyo babuze aho bamenera ukuboko kw'abantu nyine babazamura bakavuga ati shaye nyine uri mu bantu ni wakira ukuboko noneho baragafashe baragiye ubwabo biremera urukuta cyo ntabwo mwakibonye man mu industry mu Rwanda mwe mubizi cyane kuko ni ibintu mubamo of course challenging cyangwa ibibazo muhuriramo nabyo mubizi cyane kuko agahinda k'inkoko kamenywa n'inkike yatoreyemo of course rero ikintu nge nababwira nkatwe twaganiye nababwira ngo keep it up mukomerezeho murakoze cyane kuko ibintu akakanshwa kuko ibintu bigoranye ariko ejo bigakunda mu byukuri so keep hard kandi I appreciate your talent ndanizera ko atari uyu munsi gusa tuganire n'ubutaha tuzaganira of course welcome kuri Media TV ntabwo rero mbere yuko muva kuri microphone zacu cyangwa kuri kamera zacu nabura kubwira abadukurikira buri munsi kuri Media muryango mugari umaze kwaguka kwibuka gukora